Yesu nashimwe, ndashaka kubabwira inyungu zo kugendana n'Imana, ibyiza byo kwicisha bugufi. Uwicisha bugufi Imana imuha umugisha, imuha amazi yo kunywa, icyubahiro ndetse n'ubugingo. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditswe mu Migani, igice cya 22 ku murongo wa 4. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Amen. Uwicisha bugufi Imana buri gihe cyose iramushyigikira mu byo akora byose. Umurokore kubaho ubwabyo ni igishoro. Ijambo ry'Imana ribivuze neza yuko uwicisha bugufi kubaho kwe ari ubukire n'ubugingo, arizo ngororano ze. Reka turebe abanga kwicisha bugufi, agaca mu nzira Imana idashaka ku buzima bwabo. Turabisanga mu Migani ibice 22 ku murongo wa 5. Amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoyi, urinda ubugingo bwe anyura kure yabyo. Rero ingaruka mbi zo kutabana n'Imana, zo kutagendana n'Imana, nuko mu nzira yawe uzahuramo na byinshi biguca intege, bikubwira yuko bidashoboka. Niyo mpamvu ukwiye kwakira Imana ikakubera umuyobozi, kugira ngo ikuyobore mu nzira yawe kandi igushoboze kwicisha bugufi. Akira ijambo ry'Imana. Ukeneye kwicisha bugufi? Ukeneye kubona ubwiza bw'Imana? Ukeneye kugendana n'Imana? Subiramo aya magambo, vuga ngo: Mwami Yesu, mpereye none ndabizi neza ko nakoze byinshi byangwa n'amaso yawe. Ndabizi neza ko nacumuye, ariko sinzongera. Ndashaka kwakira Yesu ambere umwami n'umukiza, kugira ngo ahindure amateka y'ubuzima bwanjye. Ndakubwiza ukuri ko mu gihe ufite Yesu, akora ibidasanzwe ku buzima bwawe. Niwe wenyine ushobora kugukunda mu gihe abandi bose bakwanze, mu gihe imiryango, abavandimwe ndetse n'inshuti bakubwiye yuko batagushaka. Yesu akubwira ko agukeneye.